Mose ahasigaye bibabaza Imana. Imana itugirire neza. Ni nko muri iyi minsi abantu biringiye abantu bimitse abandi mu mutima. Bibabaje Imana, abantu bakurikira abahanuzi aho gukurikira Imana. Ndagira nkubwire ko uwo muhanuzi ukurikiye n'aba atakiriho ni ugusigara usenga ibitangaza yakoze, cyangwa se gusigara usenga n'amagufa ye. Kuko Mose cyatumye Imana itamuhishurira Abisiraheli ngo apfe bamubona cyangwa banamushingure bigaragare. Yari izi neza ko bazasenga n'amagufa ye. Yari izi neza ko batazigera bareka Mose kumusenga. Ariko nubwo Mose bamubuze, basenze ibitangaza bamubonanye. Imana itugirire neza. Ariko Imana irangije irabasanga irababwira ngo mwiyeze kuko nzakora ibitangaza muri mwe. Aleluya. Ndagira nkubwire ngo icyo Imana igukeneyeho ni ugutungana, naho ubundi Imana yiteguye kukugirira neza. Icyo Imana igushakaho ni ukuyitunganira. Wowe wimitse abantu mu mutima, wowe wimitse ibintu mu mutima, ari byo wiringiyeho, ari byo wiringiyeho ubutabazi. Ndagira nkubwire ko nta handi ubutabazi buri keretse ku Mana honyine. Imana itugirire neza. Imana ibwira Yosuwa ngo bwira Abisiraheli biyeze kuko nzakora ibitangaza muri bo. Imana ikeneye ko wiyeza. Wowe mukristo, Imana ikeneye ko wiyeza, ikeneye kutungana. Ikibazo Imana ifite kuri wowe nuko itakukorera ibitangaza ukiri mu byaha. Nuko itakora ibitangaza, ugikeneyeho ko ikora ibitangaza, ariko irabikorera nde? Imana ibwira Mose ngo ibwira Yosuwa. Yosuwa iramubwira ngo nabwira abatambyi babanze imbere. Imana itugirire neza. Babanze imbere, babanze bagere kuri Yorodani. Babanze ari bo bagera kuri Yorodani binjiremo, bahagararemo kugeza igihe Abisiraheli bose bazambukira Yorodani bakagera hakurya. Imana yashakaga ko abatambyi ari bo bagaragaza kwera kwayo, ariko nabyo abatambyi baguma kugenda bahinduka. Imana idufashe cyane. Imana yari ikwiringiyemo umumaro, ariko uyu munsi Imana irasanga ntacyo umaze. None ibitangaza ukeneye ku Mana, Imana izabikorera nde? Imana izakora ibitangaza, ariko izabikorera nde? Imana irashaka ko wiyeza. Imana yantumye kukubwira ngo wiyeze, kandi yantegetse kukubwira ngo witunganye kuko Imana igiye gukora ibitangaza. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki muri iki gice cya 5 cyo muri Yosuwa, iki gihe Abisiraheli bari barimo bava muri Egiputa, n'ubundi bakiri mu butayu, barimo bava muri Egiputa, barimo bagenda bajya i Kanani. Ariko ngo bagerayo bakiri uruvange, utabatandukanya n'abanyamahanga cyangwa n'abanyegiputa. Utamenya Umwisiraheli n'Umwegiputa, bose basa, kuko ntabwo wabarebaga ngo barobanure, ariko ngo bibatera igisuzuguriro. Igisuzuguriro kiba ku Bisiraheli igihe kirekire. Abapagani bakagenda babajoga cyangwa se babasebya, bavuga bati ubundi se dutandukaniye he? Muri iyi minsi ntushobora gutandukanya uwizera n'utizera. Usanga bose basa. Usanga umuhanuzi ntiwamutandukanya mbese n'umupagani. Usanga ahanura ariko agakora n'ibyo abapagani bakora. Ntiwatandukanya umupasitoro yemwe n'umupagani, usanga nawe akora nk'ibyo abandi bakora. Icyo ni igisuzuguriro kiri ku itorero ry'Imana. Abantu bagenda batuka itorero kubera wowe, batuka umurimo w'Imana kubera wowe. Ariko Imana yantumye ngo nkubwire ngo wiyeze, witunganye, kuko Imana igiye gukora ibitangaza. Imana itugirire neza.
bari bamaze igihe bari mu kivange utabavangura. Imana yarabirebaga. Abisiraheli bagira igisuzuguriro. Ndagira ngo ubwire ko igisuzuguriro ufite ni ukubera ko wivanze n'abapagani, wivanze n'abanyamahanga. Ntaho mutandukaniye. Warivanze, ubana nabo mu ngeso mbi, ubana nabo mu bibi, ubana nabo mu ngeso. Ntaho mutandukaniye. Nawe ubwawe urabizi. Ku byizerwa TV no kushimira ry'Imana, mwese amahoro y'Imana bari nawe kandi umugisha w'Imana wometse ndetse n'abanyu bose. Hafi nakore mu cyugiye bitandukanye rero by'isi, abaherereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Uburayi, Afrika dutuyemo, mwese tubasuye tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mumeze neza? Nanjye ubavugisha mumeze neza, ndashima Imana. Ushaka kudukurikiye ko utameze neza, ufite ibibazo bitandukanye, katubwire ngo Yesu uko ari cyane uyu munsi ni kwa kiri acyakora mu bitangaza gakunda, umwizere ibindi bimuharire. Ndi kumwe na Joseph, umukozi w'Imana, umwana w'Imana, niwe tugiye kubara muri kano kanya. Joseph, turagusuhuje. Turabikirije mu izina rya Yesu. Uraho neza? Turashima Imana. Ko numva intege nkeya? Intege nkeya ntizabura mu mubiri, ariko imbaraga z'Imana ziri muri njye. Makuru cy'iminsi Joseph? Amakuru ni meza. Umubiri we nyine urabizi ko mfite ikibazo cy'uburwayi maranye iminsi. Mu buryo bwo kwivuza nizo ntege nke z'umubiri, ariko mu mwuka turi amahoro. Yego, turabizi ko umaze iminsi Joseph urwaye, ariko se uburwayi iyi minsi uhagaze bite, bimeze bite? Ndacyategereje randevu yo kwa muganga yo kujya muri operasiyo. Yego, ariko se wenda ku miti bagize kuguha wabona ari ikintu kijya kigabanuka? Ngo kiragabanyuka, hari icyo byatanze urebye. Hari icyo byatanze kuko ntabwo nkiribwa cyane bikabije. Urebwe ko ntabwo bikabije. Ese ubuzima bw'iyi minsi ubamo gute n'iyo kibazo cy'uburwayi, imibereho y'umuryango, ubasha kwishaka gute kandi ubabazwa n'umubiri? Bimeze bite by'ibyo bintu koko numva bitoroshye? Ni ukubera Imana nyine. Imana niyo ica inzira. Imana ica inzira bigakunda tukabaho. Imana ica inzira. N'uyu munsi Imana irongera ica inzira mu izina rya Yesu. Izice kuko nyine iminsi urabona ko itaba imeze neza, ariko turayizeye. Ica inzira igakoresha abantu, kuko abantu n'ubundi nibyo bikoresho by'Imana, tugakomeza ubuzima bugakomeza. Hari umuntu ushobora kutumva muri kano kanya, se Joseph Imana ica inzira, ariko se buri munsi azahora ateze ibiganza ngo Imana iraca inzira, ngo abantu baramufasha? Ubundi wumva mu burwayi bwawe ufite ari nk'iki, nk'umurimo w'amaboko uvuga ati mbonye iki ngiki, mbonye igishoro, ikintu nagikora mu burwayi mfite nkabasha kwitunga no gutunga umuryango wanjye? Ibyo byose biba dutezwe n'abantu batandukanye. Hari ushobora kuvuza w'umunyamisha akavuga ati Joseph ngiye kumufasha, mushingire kano ka bizinesi bitewe n'uburyo yumva yakora yiteza imbere n'umuryango we, kugira ngo ahore buri munsi avuga ngo Imana izamfasha, abantu bazamfasha, nawe agakora ku kantu kandi kakamufasha mu burwayi bwe. Nyine urumva igishoro nicyo kiba kibura, ariko kibonetse ibijyanye n'ubucuruzi bworoheje umuntu yabukora kandi agatunga umuryango. N'igishoro cyangwa Joseph? Ariko igishoro nyine nicyo kiba kitaboneka. Cyangahe? Iyi minsi urabizi ko ibintu bitoroshye, nko gucuruza ibintu byoroheje byibuze udafite nka miliyoni 2 ntabwo washora ikintu ngo gikunde. Haba harimo aho gukorera, haba hari n'ibyo gukora. Ibyo urumva ko byibuze icyoroheje cy'umuntu woroheje nicyo ngicyo. Ariko uyabonye wakora ugatunga umuryango kandi ukanivuza bikagenda neza cyane rwose. Reka nkwature bitewe n'ubasha Imana yampaye, ayo mafaranga aboneke mu izina rya Yesu. Nanjye ndayakiriye mu izina rya Yesu. Urayakiriye? Ndayakiriye. Imana ifite abakozi bayo batandukanye bari mu mpande enye z'isi kandi bakurikira bino biganiro. Ibyo byose hari uw'Imana irakoraho akumva yuko ari icyo yafasha Joseph muri ubu buzima, akamufasha
nayo Imana ikazabimwibukiraho. Nimba ushaka kugira ngo uzirukwe n'Imana mu gihe kiri imbere, mu gihe uzaba utabarutse imirimo zawo n'imirimo iguherekeza, shyikira umukozi w'Imana. Imana iragukunda, umukozi wayo, ujya uvuga ubutumwa abantu bagafashwa kandi bagahembuka. Imana ntabwo yabura kugushyikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Cyambere no kukomeza kugira Imana icyizere, kandi ntabwo mbikwigisha, ibyo urabizi cyane kundusha. Imana izabikora. Reka dukomeze ikiganiro cyacu Joseph, ntabwo turatinda cyane. Reka ngo se ahubwo noneho twinjira mu kiganiro cyangwa se mu butumwa ubu tugenza kuri uyu munsi. Turagusaba usenga Imana, numara gusenga Imana ukumva kuyobora urugendo uko nguko. Ni karibu. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya kandi uduhaye akanya keza ko kuba muri uyu murimo wawe. Mwami, iki kiganiro turimo turagusaba ngo uzubanemo natwe kandi utuyobore, mwuka wawe wera waduhaye nk'umuyobozi abe mu ruhande rwacu, maze ibyaza byose bishaka gusenya no kwangiza umurimo wawe turabisenye mu izina rya Yesu. Ahubwo umugambi wawe mwiza ukomeze kuri twebwe kandi ukomeze kuduha imbaraga zo kugukorera. Muri uyu mwanya rero ntaba ari twebwe Mwami, twe tuhari nk'igikoresho cyawe, ariko wowe ube muri twe udukoresha. Usabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo dusome muri iki gitabo cya Yosuwa. Turasoma igice cya 5, turaza gusoma n'uyu murongo waho duhereye byibuze ku murongo w'8. Yosuwa 5 duhereye ku murongo w'8 haravuze ngo, nuko abantu bose bamaze gukebwa baguma aho bari bari mu mahema yabo, kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. Amen. Ndagira ngo twongere dusome inyuma gatoya mu gice cya 3, dusome ku murongo waho wa 5 ariho duhera. Haravuze ngo, maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano mubanziriza abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe, nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aya magambo niyo nahawe n'umwuka w'Imana kugira ngo mbashe namwe kuyabazanira. Niyo arimo ubutumwa mfite uyu munsi. Ubutumwa mfite rero uyu munsi bufite intego yo kwiyeza. Ko nabwiwe ngo mbwire abantu biyeze kuko Bibiliya iravuze ngo mwiyeze kuko Imana izakora ibitangaza muri mwe. Ni ubutumwa bubwira abantu kwiyeza. Dusomye Bibiliya twumvamo Yorodani, Imana ibwira Abisiraheli ko bagiye kwambuka Yorodani, ariko Imana irababwira ngo, ibwira Yosuwa ngo ababwire babanze biyeze, kubera ko bagiye kwambuka Yorodani. Babanze biyeze kuko Imana izakora ibitangaza muri bo. Kandi ni igitangaza gikomeye batari barabonye, ubwo Imana yakamyaga Yorodani kandi yari yuzuye. Yorodani yari iri mu gihe cyo kuzura,
yari imaze kuzura, nta muntu wabashaga kuyambuka n'ibirenge, yemwe n'ubwato ntibwabashaga kuba bwayambuka kuko yari yuzuye. Ariko Imana yari yiteguye gukora igitangaza, yari yiteguye kubambutsa iyi Yorodani nubwo yari yuzuye. Ariko irababwira ngo nimubanze mwiyeze kuko nzakora ibitangaza muri mwe. Imana nitugirire neza. Ariko Imana ibwira Yosuwa ngo nabwira abatambyi babanziriza abandi bajya imbere. Iramubwira ngo babwire nibagera kuri Yorodani bamanuke bahagararemo. Imana itugirire neza. Bahagararemo hagati, bagumemo kugeza igihe Abisiraheli bararangiriza kwambuka. Imana idufashe cyane. Imana ibwira Yosuwa aya magambo ni igihe Abisiraheli bari barimo bava muri Egiputa bambuka bajya mu gihugu cy'amasezerano. Bari barimo bajya i Kanani, kandi muri iki gihe Mose wahoze ayoboye Abisiraheli yari yamaze gutabaruka, kubera ko Mose yagize, Imana yamubwiye ko atazagera i Kanani kubera impamvu z'uko Mose mu butayu yagize amagambo ataranejeje Imana. Mose mu butayu ntabwo yubahishije Imana, niko Imana yavuze ngo kubera ko utanyubahishije imbere y'Abisiraheli ngo umpeshemo icyubahiro, nawe Kanani uzayirebesha amaso ariko ntuzayigeramo, ntuzayikandagiramo. Asigara hakuno ya Yorodani. Abisiraheli bagira ikibazo cy'uko bagiye kugenda ariko bakaba batari kumwe na Mose. Mose niwe bizeraga, Mose niwe biringiraga, niwe bari bumvaga ko ari we uzabageza i Kanani. Bumvaga ko Mose batamufite badashobora kuzagerayo. Ahasigaye babonye ko Mose asigaye hakuno ya Yorodani, bumva ntabwo bafite icyizere cyo kuzagera i Kanani. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana niwe wikeneye kubana nayo. Ukura amaso ku bantu ahubwo ukurikira Imana. Abantu bari barakurikiye Mose, Abisiraheli bari barimitse Mose mu mutima ku buryo bumvaga Mose ari nkawe Mana yabo. Ndetse kugeza ubwo abantu aho kugira ngo bizere Imana ibana nabo, ngo Mose ibitangaza yasize akoze barabijyana aba ari byo bagenda basenga. Hari igitangaza yakoze ubwo Imana amubwiraga ngo nacure inzoka mu muringa, ubwo baribwaga n'inzoka mu butayu, ngo namara gucura inzoka mu muringa narangiza ayimanike ku giti, umuntu wese uri buyirebeho aze gukira ubumara bw'inzoka zamurumye, abantu bayirebaho bagakira. Abisiraheli babonye Mose adahari, bafata wa muringa, ya nzoka barayibika, bagendana nayo bayisenga, ngo bayubakira n'ingoro. Iyo nzoka bayita izina, bayita Nehushitani. Babana n'icyo kigirwamana, ariko babikuye ko ari igitangaza babonanye Mose. Ahasigaye bibabaza Imana. Imana itugirire neza. Ni nko muri iyi minsi abantu biringiye abantu bimitse abandi mu mutima. Bibabaje Imana, abantu bakurikira abahanuzi aho gukurikira Imana. Ndagira nkubwire ko uwo muhanuzi ukurikiye n'aba atakiriho ni ugusigara usenga ibitangaza yakoze, cyangwa se gusigara usenga n'amagufa ye. Kuko Mose cyatumye Imana itamuhishurira Abisiraheli ngo apfe bamubona cyangwa se banamushingure bigaragare. Yari izi neza ko bazasenga n'amagufa ye. Yari izi neza ko batazigera bareka Mose kumusenga. Ariko nubwo Mose bamubuze, basenze ibitangaza bamubonanye. Imana itugirire neza. Ariko Imana irangije irabasanga irababwira ngo mwiyeze kuko nzakora ibitangaza muri mwe. Aleluya. Ndagira nkubwire ngo icyo Imana igukeneyeho ni ugutungana, naho ubundi Imana yiteguye kukugirira neza.
icyo Imana igushakaho ni ukuyitunganira. Wowe wimitse abantu mu mutima, wowe wimitse ibintu mu mutima, ari byo wiringiyeho, ari byo wiringiyeho ubutabazi. Ndagira ngo ubwire ko nta handi ubutabazi buri keretse ku Mana honyine. Mana itugirire neza. Mana ibwira Yosuwa ngo bwira Abisiraheli biyeze kuko nzakora ibitangaza muri bo. Imana ikeneye ko wiyeza. Wowe mu Kristo, Imana ikeneye ko wiyeza, ikeneye kutungana. Ikibazo Imana ifite kuri wowe nuko itakukorera ibitangaza ukiri mu byaha, nuko itakora ibitangaza ugikeneyeho ko ikora ibitangaza, ariko irabikorera nde? Imana ibwira Mose ngo ibwira Yosuwa. Yosuwa iramubwira ngo nabwira abatambyi babanze imbere. Imana itugirire neza. Babanze imbere, babanze bagere kuri Yorodani, babanze ari bo bagera kuri Yorodani binjiremo, bahagararemo kugeza igihe Abisiraheli bose bazambukira Yorodani bakagera hakurya. Imana yashakaga ko abatambyi ari bo bagaragaza kwera kwayo, ariko nabyo abatambyi baguma kugenda bahinduka. Imana idufashe cyane. Imana yari ikwiringiyemo umumaro, ariko uyu munsi Imana irasanga ntacyo umaze. None ibitangaza ukeneye ku Mana, Imana izabikorera nde? Imana izakora ibitangaza, ariko izabikorera nde? Imana irashaka ko wiyeza. Imana yantumye kukubwira ngo wiyeze, kandi yantegetse kukubwira ngo witunganye, kuko Imana igiye gukora ibitangaza. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki muri iki gice cya 5 cyo muri Yosuwa, iki gihe Abisiraheli bari barimo bava muri Egiputa, n'ubundi bakiri mu butayu, barimo bava muri Egiputa, barimo bagenda bajya i Kanani, ariko ngo bagerayo bakiri uruvange utabatandukanya n'abanyamahanga cyangwa n'abanyegiputa. Utamenya Umwisiraheli n'Umwegiputa, bose basa, kuko ntabwo wabarebaga ngo barobanure, ariko ngo bibatera igisuzuguriro. Igisuzuguriro kiba ku Bisiraheli igihe kirekire. Abapagani bakagenda babajoga cyangwa se babasebya, bavuga bati ubundi se dutandukaniye he? Muri iyi minsi ntushobora gutandukanya uwizera n'utizera, usanga bose basa. Usanga umuhanuzi ntiwamutandukanya mbese n'umupagani, usanga ahanura ariko agakora n'ibyo abapagani bakora. Ntiwatandukanya umupasitoro yemwe n'umupagani, usanga nawe akora nk'ibyo abandi bakora. Icyo ni igisuzuguriro kiri ku itorero ry'Imana. Abantu bagenda batuka itorero kubera wowe, batuka umurimo w'Imana kubera wowe, ariko Imana yantumye ngo nkubwire ngo wiyeze, witunganye, kuko Imana igiye gukora ibitangaza. Imana itugirire neza. Bari bamaze igihe bari mu kivange utabavangura. Imana yarabirebaga. Abisiraheli bagira igisuzuguriro. Ndagira ngo ubwire ko igisuzuguriro ufite ni ukubera ko wivanze n'abapagani, wivanze n'abanyamahanga. Ntaho mutandukaniye. Warivanze, ubana nabo mu ngeso mbi, ubana nabo mu bibi, ubana nabo mu ngeso. Ntaho mutandukaniye. Nawe ubwawe urabizi.